byinshi. Urabona urubuga rumbaho rundiho mba mvuga nibura muri karitsiye nihazamo umuntu mushyashya utanzi nibura nabona akabona igihagararo cyanjye avuga turiya ni umubyeyi ni umugore yarashatse, ni muri ubwo buryo nambaye impeta. nk'uko dukomeje kubaha filime nziza iyi noneho tubazaniye ni agahebuzo. Mana dore nujuje imyaka 55. Mana ko wasezeranyije ko nzabona umugabo nkabyara nkagira umuryango, none dore ndashaje. none se ngiye ufite umugabo n'umwana n'igihe wafata ari amasambu koko biriya bihuru ntashobora kubibamo, biza se yabishobora, ariko wowe kubera ko uri mukuru nta n'umwana ugira nta n'umugabo, njye numva ari wowe wabifata ukanajyayo ukanareba ukuntu uzajya unahingisha cyangwa ugahinga mbamo n'abana bishobora, ariko rwose numva ariko bimeze. Kwirirwa nzamura isukari gusa ubu wabuze n'umugabo ucukura tuwarete wirwa cyangwa umukarani wo ku muhanda ugukunda akakuvana hano muri no rugo waramubuze cyangwa ufite umwaka tuzakuvuze nta n'isonere kuko areba njye ntuzajya kumureka umwana wandebikize. nyuma y'uko Fiona abuze umubaza izina akagera n'aho agera ku myaka 55 atarashaka akomeje gutera benshi agahinda. Fiona, ibibazo byose urimo uracamo ntibigutere gusubira inyuma mu kwizera. Komeza wizere Imana yawe, ibyo ucamo byose irabizi. ntucikwe n'iyi filime. Ugiye kubyara mwese umeze gute? Ngaho ndashima Imana ibyari binzanye mvuyeyo bimaze gusa naho bigiye ku ruhande, ibyerekeye n'amasambu uko bari baraduhuguje nta wundi muntu ubyirukankamo nanjye nje nyafite. Mana izere ko noneho utazongera kuva hano. Ntabwo nzongera, sigaje rimwe gusa nkazajya kureba ko babisinye ngahita ngaruka. Uzagenda yarabyaye uzasanga neza so n'indi uzamubaho nugenda turaba. Oya humura gusa nukuri ndagushimira wowe wakoze umurimo ukomeye cyane. Bambwiraga ukuntu wowe muri ruhande ibyo wamubwiraga umugira inama ubona atari wenyine, nukuri isi nubwo wandakare ko nanjye nakurakariye. Mwana wanjye urabizi ko ari wowe ubuzima bwanjye ni wowe. Urangije nawe uragenda ugenda kandi nzi yuko ufite ibibazo. Natekerezaga ubundi kurya mwana wanjye ntago ari kurya, natekereza ukuntu ndyamye ushobora kubuta nawe Imana mbese simbizi sinzi ikintu nakubwira. Nyine turaza kuganira byimbitse pe kandi nanjye uzanyumva impamvu nakoze biri. Tatuwe Mana yanjye urarya se basi icyo ushaka barakiguhereza. Fabiola aragutekera neza ukarya nta kibazo. Mana y'umwijuru Ive muri sibura kiguri buracyaje. Imvura iraguye waretse ukagira. Oya kino gikapira ko ngutwaje. Nta kibazo. Mana we Ive mu rugo we baraho nanjye barabona umeze neza. Yego nukuri ngo nawe urarushye gihugu. Oya kuruha se kuruha njyewe ndi kureba Mana yanjye. Akana umva gakina wagiye muri ecography se karatera umva ntabwo urajyayo. Akunze binsabe musarase ko uyu mugore mama Isimba agarutse hano muri ino filime iribagiza araza ko yabigenza ute, kubera ko twamaze kubona ko uyu mugore yafatanyije na Rugema bakora ibintu bitari byiza cyane, kubera ko twamaze kubona ko ari bo bantu badashaka ko iribagiza atabaho, ari bo bantu bashaka kwica iribagiza ndetse na musaza we. Biraza kuba byagenda gute rero niba tubashije ko twajyana hano kuri no munota tukiri kumwe ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi wowe nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filime nziza musaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayomoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Ni ibintu byinshi tugiye kuba twarebera hamwe hano muri no filime yacu Inzira y'umusaraba, kubera ko tumaze kubona ko uyu mugore Nyiranambara agarutse agasanga umukobwa yaratwite Isimbi, kandi ni ibyishimo gusa nk'umubyeyi wese uhuye n'umwana we, ariko yageze ku bandi bana b'abandi ahita ahinduka undi muntu. Urumva ko filime yacu rero itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane kuba Nyiranambara agarutse, kandi ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane aje ayakira umwana we Isimbi, kubera ko asanze atwite kandi agiye kubyara amubaza ibibazo nk'iby'umubyeyi abaza umwana we. Ntago ajya yibuka ko yageze kuri iribagiza atangira kuba yavuga amagambo atari meza, kandi twamaze kubona ko uyu mubyeyi mama Isimbi n'umwana we yamaze kuba yamwanga uyu mwana Isimbi ndetse n'undi mwana afite kuri mukuru kuri Isimbi. Twamaze kubona ko batangiye kuvuga ati Nyiranambara ndetse
ndetse na Rugema ni abantu ni abagome cyane, ni inzoka kubera ko buri kimwe cyose bagiye bakorera Iribagiza barakibonaga kubera ko n'uyu mwana Isimbi atarahinduka nawe yari ameze nk'ababyeyi be kubera ko bamukoreshaga ibintu bitari byiza, bari baramushyizemo imico mibi yo kuba yatangira kwanga uriya mwana Iribagiza kubera ko bari basangiye umugabo, bari bashaka gutwara Cyusa ariko yarabananiye, niwe wateye inda uno mukobwa Isimbi. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba Isimbi we yarabashije guhinduka akabona ko imico bari kumushyiramo atari imico myiza, ababyeyi be bari batangiye kuba bamukoresha ibintu bitari byiza, ariko kuri ino nshuro yabashije guhinduka agira inama ndetse n'abandi bantu bashaka kuba bamera nkayo, kubera ko twamaze kubona ko n'uriya mukuru we yaje hano mwa runo rugo, nubwo batari baziranye ariko babashe kuganira baramenyana, none yabashe kuba yakigenda, ariko yamubwiye ukuri nawe y'uburyo Nyiranambara uyu mugore mama wabo yamuhaye uburozi ngo ajye kuroga mama Kanyana, yagerayo bikamunanira. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagera ahandi hantu haryoshye cyane, itangiye kuba yagera ku rundi rwego kubera ibintu turi kugenda tubonamo bitangiye gushimisha abantu benshi bakunda filimi za Musaraba, aho tumaze kubona ko uyu mugore mama Isimbi we ibyo bitameze neza, kandi twamaze kubona ko Rugema nawe atangiye kuba yakicuza buri kintu cyose yakoreye uriya mwana w'umukobwa Iribagiza, kubera ko Rugema ibyo bitameze neza, araryama akabona uriya mwana Iribagiza mu nzozi yaje kumutera, niyo mpamvu atari kubona amahoro, niyo mpamvu akomeje imipango yo kuba yakica uriya mwana w'umukobwa. Se mubona ibintu biraza kuba byaherera hehe? Byose tugiye kugenda tubirebera hamwe uko bigiye bikurikirana akantu ku kandi, kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa filimi yacu Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yasohoka mu kanya gatoya. Rero nimba tugeranye hano, jyaho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, nimba nta n'ibitekerezo kandi ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kuko ni byinshi turakomeza turebera hamwe bibashe kuba byaranga filimi yacu, aho twamaze kubona ko uyu mukobwa uvukana na Isimbi we yamaze kuba yasezera kuba hano mwa runo rugo kubera ko imico y'ababyeyi be itari myiza. Rero niyo mpamvu mwabonye ko Isimbi nawe yari ari gusaba uyu mukobwa ko bakijyanira bakajya kwibera kwa kaka wabo, kubera ibintu bakomeje kubona mwa runo rugo bitari byiza cyane. Kuba noneho Nyiranambara abashe kuba yagaruka agiye gufatanya na Rugema bakore ibintu bitari byiza, bya Rugema na Fabiola ibintu bakoreraga uriya mwana w'umukobwa Iribagiza, noneho batari kubona Nyiranambara uyu mama Isimbi. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yazamo ibindi bintu kubera ko atari amaze iminsi ahari. Rero uri kumva ko Nyiranambara ibye bitagiye kuba byagenda neza kubera ko agiye gutangira gufatanya na Rugema guhangana n'uriya mukobwa Iribagiza kugira ngo bazabone uko bamushyira hasi, kubera ko twamaze kubona ko iyi mitungo yose barimo ni iy'ababyeyi ba Iribagiza, kandi Iribagiza ntabwo aramenya neza ahantu mama we ari. Twamaze kubona ko mama Iribagiza we kiriho umuntu washyinguwe papa Iribagiza wenyine, kandi twamaze kubona ko uriya mwana Cyusa ndetse n'uyu mukobwa Iribagiza bo bafite imipango itari myiza cyane, kubera ko bashaka kuba bakihorera kuri Rugema ndetse na Nyiranambara kubera ibintu babakoreye, kubera ko Rugema yaragiye kwica uriya mwana w'umukobwa Iribagiza kugira ngo abashe kwegukana iyi mitungo y'iwabo yose, ariko ntabwo byigeze bimukundira kubera ko twabonye ko marayika w'Imana yohereje Kamarade Ndayimire bakaza gutabara uyu mwana w'umukobwa Iribagiza, kubera ko yari yanze kumvira Kamarade kubera urugendo yaragiye gutangira. Kamarade yari yamuburiye yanga kumwumva, aramubwira ati wowe urugendo uzajyamo ntabwo uzigera urugiriramo amahoro, kandi twanabibonye koko Rugema yaragiye kumwica, yaratangiye kuba yaroga ji yari ari kunywa, yararoze ji yari ari kunywa, Iribagiza agiye kuba yakihagarika, ariko ntabwo ibintu byamugendekeye neza kubera ko imigambi ya Satani ntabwo igitsinda, kubera ko Rugema na Fabiola imipango bari bapanze ntabwo yigeze icamo, kubera ko haje Kamarade na Emile baza gutabara uyu mwana w'umukobwa, ariko none ubu ntabwo aranyurwa. Twamaze kubona noneho ko nawe ari gutyaza icyuma ngo ajye kugitera Rugema. Ese uyu mwana w'umukobwa ari muyahe ko twamaze kubona ko Rugema nta muntu wapfa kumwica gutyo uko yiboneye, noneho abantu bwa mbere aribwo bagiye kuba bakora icyaha nk'iki ngiki, kubera ko ari Cyusa nka Iribagiza bari bagiye kwica Rugema. Uri kumva ko bari kumugera impande bakagira ubwoba, icyuma bakagishyira hasi akaba ari bubica, ariko mama Cyusa yabibonye we areba uburyo Cyusa arimo ashishikariza uyu mwana w'umukobwa kujya kwihorera kuri Rugema kubera ko yari agiye kumwica nawe. Uri kumva ko mama Cyusa we nk'umuntu mukuru
yatekereje abona ibintu bano bana barimo atari ibintu byiza cyane, ahita abagira inama, basanga barimo bagambana, abagira inama y'ibyo bagomba gukora kubera ko bagomba kwizera Imana yonyine, ubundi bakagana amategeko kugira ngo babashe kuba bahabwa ubutabera bakwiye kwihorera. Ntabwo ari ibintu byiza cyane kubera ko ngo baramutse banihoreye uwo mwana Rugema yazabyara nawe yazaza kwihorera kuri Iribagiza ndetse na Cyusa, bikazahora ari uruhererekane buri wese aza kwihorera, aza guhorera uwe. Uri kumva ko filimi yacu yaba itangiye kuzamo ibintu bitari byiza cyane. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi wowe nurangiza ujye hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turagenda dukomeza kurebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko tumaze kubonamo ibintu bimaze gushimisha abantu benshi cyane. Kuba tumaze kubona ko uyu mwana Cyusa ndetse na Iribagiza bari bashaka kwihorera, ariko mama Cyusa akabagira inama kubera ko Cyusa asabye imbabazi, aremeye apfukamira mama we kugira ngo arebe ko wenda yahinduka, kubera ko yari atangiye kuba yanyura mu nzira zitari nziza, yari atangiye kuba yatana ingingo z'Imana. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane kubera ko uyu mwana w'umuhungu Cyusa yemeye guca bugufi apfukamira mama we amusaba imbabazi, kubera ko ibintu bari batangiye gutekereza atari ibintu byiza cyane, byari kubaviramo ingaruka. Kuba Iribagiza na Cyusa bari bagiye kujya kwihorera kuri Rugema, uri kumva ni ibintu bitari kubibashobokera cyane. Rero uyu mwana niyo mpamvu ashinze amavi agasaba nyina imbabazi, ariko mama we nawe yarebye areba bano bana uburyo bari batangiye gutyaza kiriya cyuma, bagiye kongera kugitera Rugema, bari bagiye kugisubiza Rugema, kubera ko Rugema niwe wari wazanye kiriya cyuma ngo ari uwo kugitera Iribagiza kugira ngo amwicire muri rya shyamba. Rero niyo mpamvu Cyusa nabo bari bashaka kuba babikora, ariko ntabwo ibintu byigeze bibagendekera neza kubera ko uyu mubyeyi abagiriye inama nzima babasha kuba bayumva. Uri kumva rero ko ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane hano muri ino filimi. Se we waba wakuyemo ayahe masomo hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko hatambutsemo ibintu byinshi kandi byiza cyane byabashe kuba byashimisha abantu, kandi hagatambukamo n'amasomo abasha kuba yafasha abantu benshi. Kandi ntabwo ari ibyo gusa birabasha kuranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko turaza kubonamo n'ibindi bintu, kubera ko twamaze kubona ko Kamarade na Emile nabo batangiye kuba bagira iyindi ngingo bageraho, kubera ko uriya mwana Emile nawe yatangiye kubona umuntu akumva aramukunze, arimo aragenda ku muntu yabonye muri karitsiye yabo, ashaka kuba yagira umugore, ashaka kumubwira ko amukunda. Se ibi bintu azabigeraho? Byose tuzabirebera hamwe bigiye biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashije kuba twagenda hano kuri uno munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza cyane bibasha kuranga filimi yacu, bibasha kuba byashimisha abantu benshi bayikunda. Rero uri kumva ko ibintu dutangiye kuba twabonamo hano muri ino filimi ari ibintu byiza cyane. Noneho kuva Nyirantambara agarutse, Iribagiza nawe akaba yemeye guca bugufi, akaba agiye gushaka ibimenyetso byo kujyana Rugema mu butabera. Uri kumva ko filimi yacu igiye kurushaho kuba yaryoha. Tuze guhura mu kanya tureba filimi yacu Inzira y'Umusaraba.